kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira inenge, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuye kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe urubore rwawe rurihe? Iyi nkuru y'uyu mubyeyi watabarutse ni inkuru yababaje abantu benshi, kubera ko agiye mu by'ukuri yari agikenewe, cyangwa se agiye akiri muto ku myaka 40. Agiye rwose akiri mutoya cyane, kubera ko yari afite imyaka 40. Ni umumama witwa Mukakarangwa Josiane, akaba ari umudivantiste. Yaririmbaga muri korali yitwa New Jerusalem Choir. Ni korali yo mu itorero ry'abadivantiste bo munsi wa karindwi. Akaba yabarizwaga ku itorero rya Marangara. Ahangaha ni mu karere ka Karongi, mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu Mukakarangwa Josiane yatabarutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Uyu mubyeyi yabarizwaga muri itorero nyine ry'abadivantiste bo munsi wa karindwi. Akaba ari umuririmbyi umaze igihe, ndetse bivugwa ko yaririmbanaga n'umugabo we muri korali yitwa New Jerusalem Choir. Iri torero rero yabarizwagaho rya Marangara riherereye mu ntara ya Marangara y'ivugabutumwa, niko abadivantiste babyita. Itorero rya Marangara yabarizwagaho riherereye mu ntara y'ivugabutumwa ya Marangara, akaba ari muri filidi y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Uyu mubyeyi Josiane biravugwa ko yazize uburwayi, gusa urupfu rwe rwashenguye imitima y'abantu benshi cyane, kubera ko n'umwe mu babyeyi bitondaga, ndetse kandi ntabwo yabaga mu itorero gusa, cyangwa se ntabwo yakoreraga itorero gusa, ahubwo yakoreraga n'igihugu, cyangwa se yakoreraga n'abaturage muri rusange, kubera ko yari afite inshingano z'ubuyobozi muri leta. Akaba yari etat civile w'umurenge wa Mubuga, cyangwa se umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Mubuga. Nawo ni umurenge uherereye nyine mu karere ka Karongi. Ubwo ku Mubuga uba werekeza za Nyamasheke, iyo ugeze ku Mubuga uba wenda kugera aho bita Igishyita werekeza
kuri Ngoma ugakomeza no ku Mugonero, gutyo urumva yayoboraga muri ako gace birumvikana. Ariko mu by'ukuri urupfu rwe rwashenguye imitima y'abantu benshi cyane, haba korali ya New Jerusalem Choir yaririmbagamo, haba umutware we, haba umuryango muri rusange n'itorero, aho bari kugenda bagaruka ku buzima bw'uyu mubyeyi. Ariko nubwo uyu mubiri wacu ubora, uyu twambaye, ariko hari undi mubiri tuzambikwa utabora, niko Pawulo yabyandikiye Abakorino nk'uko tumaze kubigarukaho. Aravuga ngo igihe kizagera urupfu rubazwe ngo kunesha kwawe kuri hehe, urubori rwawe rurihe. Nibyo koko iyi si iratubabaza, iyi si urupfu, nta muntu ujya umenyera urupfu. Urupfu ruraza rugatwara abacu, abo twabanye, abo twasenganye, abo twakoranye umurimo w'Imana. Gusa kubizera Kristo tuzi neza yuko haba hariho gusinzira, kubera ko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko abo Kristo yacunguje amaraso y'igiciro bakamwizera, bakamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubwo azaza azaduhemba cyangwa se azaduhamagara mu mazina yacu. Abasinziriye muri Kristo Yesu bakangurwe cyangwa se bazukire guhabwa ubugingo buhoraho, bimane na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Nta kintu cyiza kibaho na kimwe nko gupfira muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo umwuka aravuga ati nibaruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iyi si turimo nibyo koko, hari korali yaririmbye iravuga ngo twayibabarijwemo, tuyiboneramo amakuba n'ibyago byinshi. Impamvu ni imwe, impamvu ni uko turi abashyitsi muri iyi si. Bivuze ngo iyo umuntu ari umushyitsi ahantu, hari ibyo atabona kandi abikeneye. Ariko uyu mubiri twambaye, uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Nubwo urupfu ruza rugatwara umuntu, basigaye bakababara, bagasigarana agahinda, bagasigarana umubabaro, ariko ndatekereza ko kubizera Kristo, itorero cyangwa se umuryango ubushingiye mu ijuru, kuba byizera gutyo, kubera ko inshuro nyinshi Imana igenda itubwira inyuze mu bahanuzi ko igihe kigeze ngo umugeni atahe. Iyo umugeni agiye rero aba asanze umukwe. Ntekereza ko umubyeyi cyangwa se ababyeyi bashingira umwana wabo mu muryango runaka bishimye, nimba barabyaye umwana w'umukobwa, umukobwa agasabwa, inkwano zigatangwa, buri kimwe cyose. Iyo umuryango ugiye gushyingira umwana wabo, mu by'ukuri ntabwo bakakira inkwano ngo bazakire batanejejwe n'umuryango bagiye kumushyingiramo. Ni nako kubizera Kristo bimeze. Nubwo urupfu rutubabaza, ariko tuba dukwiye no kugira ibyiringiro n'umunezero n'ibyishimo, kuko tuba dushingiye mu ijuru, tuba dushingiye nuko umugeni aba asanze umukwe, kandi Kristo yaducunguje amaraso y'igiciro. Iyi nkwano Yesu yatanze irakomeye, nta wundi muntu n'umwe ku isi wari ufite ubushobozi bwo kubikora. Ibizima, abakuru, abamarayika bari batinye, bagira ubwoba, baravuga bati iyi mibabaro ntago twayishobora, ntago twashobora kuzambara ubusa, ntitwashobora kuzambikwa ikamba ry'amahwa, ntitwabasha kuzaterwa imisumari mu biganza, ntitwashobora kuzaterwa icumu mu rubavu.
ngo ibizima n'abakuru n'abamarayika bitegereje imibabaro uzaza gucungura umuntu azahura nayo baratinye, ariko Yesu yemera kuducunguza amaraso y'igiciro. Rero itorero kuba riba rishingiye mu ijuru ntabwo ari igihombo, bikwiriye kuba iby'ibyishimo mu mitima yacu. Nubwo urupfu ubundi iyo umubumbyi ari kubumba, yaba ari kubumba inkono, yaba ari kubumba ikibumbano runaka, ntabwo ikibumbano gishobora kubaza umubumbyi ngo urambumba gute. Ni nako tudakwiriye kubaza Imana ngo ibi ni ibiki ukoze, ubigenje ute. Icyemezo cyose Imana ifata ku muntu yaremye iba igifitemo inyungu. Icyemezo cyose Imana ifata ku muntu wayo iba igifitemo inyungu, kubera ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, aremwa n'Imana. Umuntu wahinze umurima we aba afite uburenganzira bwo gusarura igihe ashakiye. Ushobora guhinga ibishyimbo, ubishatse wabisarura bitarera, ukavuga ati umurima n'uwanjye, reka nsarure ibishogoro gusa. Ukavuga uti ngewe ibishyimbo nabiteye ngira ngo nzabone ibishogoro gusa. Ngo bazi igishogoro baracyumva. Cyangwa se akazabisarura ari imiteja bitarakomera, bitarazamo ibishyimbo imbere, kubera ko nyir'umurima niwe umenya uko agenzura iby'umurima we. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo kuwusarura. Imana rero ntawayibaza ngo urakora ibiki, kubera ko Imana niyo nyine ifata ibyemezo ku muntu yaremye. Ni nayo yafashe icyemezo kuri Josiane, yemera kumwishyira, kubera ko Imana ibonye nyine urugendo rwawe ururangije ku isi iragucyura. Hari n'igihe rimwe na rimwe Imana ibona hari ibishobora kuzakwanduza, mu gihe kiri imbere Imana ikaguhamagara hakiri kare kugira ngo igutware utarahura n'ibikwanduza bikakwanduriza ubugingo. Ngayo nguko rero ni urupfu rwashenguye abantu benshi cyane. Uyu mubyeyi, haba mu itorero, abakristo, abo baririmbanaga muri iyi korari y'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, korari New Jerusalem yahariya ku itorero ry'Abadivantiste rya hariya Marangara. Ngira ngo iyi korari nyine kubyakira ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Kubura umuririmbyi, bakoranye umurimo w'Imana, bakoranye ivugabutumwa hirya no hino, bakoranye amavuna agiye atandukanye babwiriza ubutumwa bwiza. Ariko kandi nanone ntibakwiriye guheranwa n'agahinda, kubera ko uwabo nyine aratabarutse cyangwa se ashoje urugendo rwe ku isi. Ahubwo ikiba gisigaye ku bantu basigaye ni ukwigenzura, ni ukwisuzuma, kugira ngo igihe cyabo nacyo nikigera cyo guhamagarwa cyangwa se cyo gutabaruka, bazatabarukana intsinzi kandi umubiri n'ubugingo bidafite ikizinga. Niko Pawulo yandikiye Abatesalonike, aravuga ngo imibiri yanyu n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaza. Aravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ubwo rero iyo ubonye umuririmbyi mwaririmbanaga apfuye, cyangwa se mwasenganaga, uwo mwari muturanye, uwo mwiganaga, uwo mwakoranaga akazi runaka, ukabona aragiye, burya ubuhawe ikigukangura. Ni mesaje ubuhawe ikubwira ngo nawe umenye ko uzapfa, nawe umenye ko igihe nikigera uzapfa. Rero dukwiriye guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Bibiliya iravuga ngo umuntu yaba yarazi igihe umujura azazira, ntiyakunze ko inzu ye itoborwa bakamwiba. Uko tutazi igihe umujura ari buzire, ni nako tutazi igihe Kristo azazira. Ariko duhore turi maso, amatabaza yacu ahore yaka, tumere nk'abagaragu bategereje sebuja igihe ari bugarukira. Kubera ko burya biragoye ko umugaragu yaryama sebuja atarataha. dutegereje Kristo rero waduhamagaye, ariko
duhore twiteguye kandi duhore dukenyeye, kuko isaha n'isaha, haba mu gicuku, haba mu nkoko, haba mu museso, haba mu museke, Kristo yaza, manda y'Uwiteka yavuga. Hari igihe njya numva abantu bavuga ngo ariko ko navutse bavuga ngo Yesu araje, nkaba ndinze nzana ivi, ubundi azaza ryari? Birashoboka ko ushobora kubona atinze, ariko urupfu rwo ntabwo rutinze. Urupfu rwo umuntu agendana narwo isaha ku isaha. Niyo mpamvu rero kwiyeza kwacu gukwiriye kuba ukwa buri munsi. Twihanganishije iyi korali New Jerusalem yo ku itorero rya Marangara, twihanganishije by'umwihariko itorero ryose muri rusange, twihanganishije umuryango wa Mukakarangwa Josiane, umutware we by'umwihariko, abana, yewe twihanganishije umuryango yavutsemo, uwo yashatsemo, kubera ko ntabwo aba ari ibintu byoroshye kwakira urupfu cyangwa se kubura umuvandimwe, kubura umubyeyi nk'uyu. Yewe abaturage yahaga serivisi nk'uko nabigarutseho, aho yari ushinzwe irangamimerere cyangwa se yari umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Mubuga, Etat Civil. Birumvikana ko abaturage benshi cyane bari kugenda bagaruka ku rupfu rw'uyu mubyeyi, bavuga bati mu by'ukuri yari umuntu watwakiraga neza ndetse akagaragaza indangagaciro za Gikristo. Ati yageragezaga kwitwara neza kandi akagaragaza neza ko yahamagawe n'Imana kandi akorera Imana by'ukuri. Haba abajyaga gushaka serivisi aho yakoraga ku murenge wa Mubuga, yakiraga abantu neza, nyine akabakira nk'umukristo. Agiye rero ari intwari kubera ko yakoze byinshi byiza, abantu bagenda bamwibukiraho, abari gutanga ubuhamya bwe bavuga bati rwose yagerageje kwitwara neza mu gihe tumaranye, haba abo bakoranaga umurimo w'Imana, haba abo bakoranaga mu kazi, bagenda bagaruka ku bigwi bye, ku butwari ndetse n'ubupfura yagendaga agaragaza muri sosiyete ndetse no mu itorero. Rero reka tumwifurize iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Reka twizere ko igihe cyo guhamagarwa kw'amazina no kuzuka k'umuzuko w'abapfiriye muri Kristo, umuryango we ndetse n'itorero muri rusange bazongera bakamubona. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bijye bibasha kukugereraho igihe nta kibazo na kimwe. Kandi rwose abatameze neza namwe mwihangane, n'abandi bose bagize ibyago bari hirya no hino hatandukanye, bose Imana ibakomeze kandi ikomeze imitima yabo. Abashomeri nabo Imana ibagirire neza, ibibuke. Abarwaye bari hirya no hino mu bitaro bitandukanye, n'abadukurikiraniye mu ngo ariko bafite uburwayi, abo bose Imana ibiteho cyane. Ndabakunda rero kandi mbifuriza ibyiza byose. Imana ibarinde umubi Satani. Mwari kumwe na Dani, dukomeze tubane mu biganiro byacu bikurikira.